Miss mwiza utagira ukwasa ufite ibibero byiza n'amaguru meza wambara akaberwa ufite inseko nziza utagira ukwasa. Okay, uwo yari Miss mwiza nababwiraga. Umva uzashaka umugabo ukennye ntago nteganya gushaka umugabo. Yanongeye kuguha ikaze inshuti mukunzi tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ubundi nyumvishe kuri mic tuvuga ko ibintu bigiye guhinduka, hagiye kuza ibintu bishyashya. Ewana ko baranzi nawe se wamenye se. Mwibutse yuko rero kino kiganiro tugiye kugikora ku bufatanye na Iris Rwanda ndetse na KTV. Ewana ushaka kunyarukira ugakora subscribe ndabeshyara k'ibintu bimeze wallahi. Nyango muri kwibona natumiye umukobwa usa neza, umukobwa umeze fresh, umukobwa wambaye nk'umukobwa. Byumwihariko nyimara kuvuga umukobwa ushaka guhita wongeraho title ya Miss Nyampinga iwacu. Umeze gute? Meze neza cyane. Umeze fresh cyane. Kuko suri Nyampinga. Ego. Tugiye kuganira nka Nyampinga. Ndari naganire. Nyampinga ngo bagiye kubatora ngo hari ibintu byinshi bagenderaho. Iyo wasanze bagendera kuki? Bagendera ku buranga, ubwenge ndetse n'umuco. Uburanga, ubwenge ndetse n'umuco. Muri ibyo byose ubwo bajyaga kugutora basanze ari iki utari ufitemo? Oya banoye kuko mbyujuje. Banoye kuko mbyujuje. Bagutoye kuko byujuje. Cyane. Sasa uba wambaye ibintu bimeze neza kuko ubundi iyo tugeze kuri ba Nyampinga ntabwo biba ari bya bindi byo tuza kuvuga uti ngo tugiye kuganira ngo nuze oya. Ba Nyampinga ni abantu babaza ubwenge bafite ibitekerezo. Byongeyeho no mukobwa yize n'ibintu bikomera cyane abantu bajya batinya kandi ntabwo bazi ko ari byo byoroha. Cameraman ako highlight twazifashe nari bigusa gira gutya banze ngira gutya gira gutya ewe ngirira na gutya bakubona ariko se bakubone mwana turatuntu tuba duhenze nubwo abantu ariko se wakoze nangaza kana nari utuntu turiho bambaye amaherena abiri cyangwa n'ijyo ureba nawe Nambaye abiri. kubera icyo wambaye amaherena Nkunda amabiju. No murimbo kuri njyewe ndabikunda amabiju. Amabiju. Ukunda amabiju cyane. Ni biki? Imitako nyine ibintu by'imitako amaherena. Nize nawe. Buriya none iyo umuntu yitwa biju aba bashatse kumwitira nk'ari ikintu cyiza. Biterwa n'ababimwese. Biterwa n'ababimwese. Biterwa n'abamwese. Ariko ni ukuvuga ngo nyine tukubambaye amaherena abiri ni ibintu bigushimishije kuri wowe. Yego ndabikunda nkunda imitako nyine kuri njyewe. Okay, none sereka abantu sibyo hari umuntu ushaka kukubonye bwa mbere sibyo ko nshobora kuba umaze iminsi ukubona ariko uyu munsi akeneye kumenya amazina yawe uri kumva akeneye kumenya uriwe uri kumva akeneye kumenya uti ngiyewe ndi uyu muntu mbere yuko twinjira mu kiganiro kuko ntago ikiganiro kiratangira banza twibwire ntange mbonereho umwanya wo kukumenya kuko sindakubona agura nyigaragariza. Okay, mazina ni Anu Wamoko Sandrine. Anu Wamoko Sandrine. Sheje. Jena ryongeyeho sinabyumvise se ko naririmo. Yego. Mfite imyaka 19. Niga muri kaminuza y'u Rwanda. Campus y'Ubusogo. Cyane. Mu rugo iwacu ni Kigali, Nyarugenge. Muri campus Busogo se waje kwakora iki? Niga Food Science and Technology muri level 1. Kunda kurya sha. Oya nago. Kuki abantu bose bumva ko abantu biga food bakunda kurya? Umva impamvu. Mbere na mbere ngo nibo abantu biga gukora biscuit ziryoshye. Ese kubuzikora bivuze kubuzirya. Bakora ikintu utarya se. Kimwe cya kabiri cy'abacuruza inzoga n'abazikora ntibaziwe. Kamubwize ukuri.
ntabwo nkubeshya sinkubwije ku isi ngo kimwe cya kabiri cy'abacuruza inzoga n'abakora inzoga ntabwo Ntabwo bazinywa bazinywa. ndahiye n'imbere y'Imana urabeshya genda ni birahiriye igihamya kimwe cya kabiri ni igihamya genda zicuruza kandi ndazinywa nanjye nzakwereka uzicuruza unazikora mukuru wanjye arazikora kandi arazinywa nzi batatu bazicuruza bazikora wese batanazinywa urazinywa unywa iki nka fanta ji n'amazi unywa ka fanta ese wavuze n'urukundo njye ninywera ka fanta akaji n'amazi umvuze ko ushobora kuba uri umwe mu bakobwa ba mbere bashobora kuba batangaje imyaka yabo ahangaha ubundi bajya bavuga ngo ndi muri 10 na muri 20 na nabatinyuka kuvuga 30 na ubu byaba byakaze we kubera iki ubyivuze imyaka yanjye nda proud yayo cyane ko ubundi bajya bavuga ngo imyaka ni imibare ariko imyaka mfite na mindset yanjye ngerageza kubibalansinga sinyitesha agaciro ahubwo nshobora gukuza no mu mutwe cyane nda proud yayo cyane ubu nabiterwa n'iki kuba umwana w'umukobwa ashobora kuza ahangaha imbere ya kamera cyangwa se nanjye nabimubaza akambwira uti okay njyewe rero imyaka mfite ni muri 20 muri 10 akubeshya se no urumva exactly ntago abatanze igisubizo wamubajije ti wowe bifate ko ndi muri 10 niba bishaka bari 11 bari 15 ntago specifying umubare ufatika ariko ugasanga nanone abakobwa benshi bagabanya imyaka abahungu benshi bakongera imyaka aho ngaho biterwa na societe murimo abakobwa benshi bashobora kuba bagabanya imyaka bitewe nuko aba yumva adashaka gukura ngo ajye hejuru yayo avuga ati umukobwa ufite 30 nabashaje sindi uvuge 30 umukobwa uri hejuru ya 30 abashaje gutyo umuhungu nawe akaba afite common sense imubwira ko umuhungu ufite imyaka myinshi ari we aba ari umuhungu mukuru akaba yakiyongerera imyaka nawe adafite ariko ntago ntekereza ko ari ikintu cyiza wakaba ya proud y'imyaka yawe ni kungana nyine none se kuki uri kwifuza ibyo udafite kereka iyo abantu bajya bakayongeresha Miss Anu mbabara tugaruka gato ku kintu cyo bita ubwiza bw'umukobwa sibyo ngira ngo ikintu cyo bita Miss Rwanda urakizi baranacyumvishe imyaka myinshi nk'umuntu watinyutse kwitabira Nyampinga iwacu muri university yego si ibintu by'agaciro Miss Rwanda wigeze ugira igitekerezo cyo kuyitabira yego narayitabiriye muri uyu mwaka turimo 2022 ira session ivuyemo ino yabamuhita cyane warayitabiriye cyane wagiye muri bootcamp no ntabwo wagiye muri bootcamp Imana ishimwe ko waranayitabiriye nta kibazo sibyo kuvuga ngo wavuyemo kuri ya final stage yo gufatira abantu bajya kuri muri bootcamp ntabwo nigize passing navuyemo muri elections za mbere okay sasa ibintu byayibayemo warabyumvisha hari nabo byagonze subize iriya case twumvishemo iyo nawe uza ko waragize amahirwe yo kwitabira bootcamp bikabaho umuntu akagusezeranya ikamba akakubwira uti nzakugira uyu ariko uzareke ndyamane nawe ariko ubyemera fact ya mbere nari kuba ndi muri competition kandi competition ntago bakubwira ngo urazana iki natwe tuguhe iki ahubwo ubereka icyo ufite icyo ushoboye ugatsindira icyo warwaniriraga urabitandukanyije iriya situation yari nzaguha ikamba nawe uzampa iki uri kumva icyo kintu ndi kubyumva c'est tout kandi competition ntago bakubwira ngo turaguha ikamba nawe uzaduha ibi ahubwo urabanza ukabahereza ibyo ufite bakakwemera rya kamba kuri kwiriye koko iyo logique yawe uretse gato tuyitekerezeho nyine esibyo ya ariko ni ukuvuga ngo impamvu nk'iki kibazo mba nyikubaje muri kino kiganiro warabaye Nyampinga sibyo uyu munsi binabaho ni ibintu bibaho mu buzima busanzwe ugasanga umwana w'umukobwa bajya kumuhereza akazi ari uko bamusabye uti turanza turyamanye
umwana w'umukobwa akamubwira uti njyewe uzaba nyampinga ariko tuzabanza turyamane, cyangwa se numara kuba nyampinga tuzaryamana, tutaryamana ibingibi sinzabiguha. Ni kesi zigenda zigaruka. Urundi rugero rworoshye sibyo, reba Munyana Shanita si yabaye Miss East Africa subizi, sukurikirana iby'ubwiza. Yego. Uriya mwana w'umukobwa asubiza neza ko nta gihembo na kimwe yabonye mu byasezeranye. Yego, niko mbyumva. Yarabyivugiye, ntabwo ari iby'abantu bavuga. Biriya bintu sibyo, cyangwa se bino bintu utekereza ni ikihe gitekerezo cyawe ushobora gutanga kuba yaravuze uti hari ababidushoramo kugira ngo turengere inyungu zabo kandi twebwe ari ukuduhombya? Ibyo bintu byo wabivuga iki? Buriya umuntu avuga ikintu yakibonye rero. Ntabwo mpamya ko umuntu yakifata ngo avuge nyine uko nguko akubwira ati umuntu ashobora kugushora mu kintu kugira ngo arengere inyungu ze atabanje kuki experiencinga. Yahuye nabyo arabizi, azi uburemere bwabyo, anabyumva kurusha uko njye nabyumva cyangwa we wabyumva. Icyo nabivugaho cyo ni uko ibyo yavuze ntabwo yabivuze akina, ntiyabivuze ahubutse, ni ibintu yabonye experiences. Kandi byanashoboka ko ariko kuri. Sasa rero umaze kuba minsi, umaze kuba nyampinga, ifaranga ritangiye kuza, utangiye kuvuga uti nta mugabo wangonda. Tingiye minsi shangiye nyampinga ufite n'amafaranga, umugabo wangonda ninde? Sobazi. Oya sobazi. Ubasanga muri universite nta muhungu ukikoze. Oya, ndiye abantu twavuganaga turavugana, nabo tutavuganaga nabo turasigaye tuvugana. Ntabwo byatukuwe narabaye nyampinga, ntabwo byatumye nica ku bantu, ahubwo byatumye negerana nabo kurushaho. Cyane. Ako kana ariko mvuze ariko ba Miss Urabazi. Teka reka njye namaze kuba Miss Champion amafaranga, umugabo yabaza kumbwira iki? Mana hari abakobwa bameze gutyo. Ibyo bintu bimeze gutyo. Ibyo bintu ni nkaho ubufashe opportunity ya titre ufite ukayishaka kuyikoresha ku nyungu zawe cyangwa se bitewe n'imyemerere yawe n'imyizerere yawe. Kuri njyewe ntago nakubwira gutyo kuko nzi neza ko nkeneye abantu, si n'abagabo gusa, hari n'ushobora kwica ku bagore akavuga ati hari inshuti ntazongera kugendana nazo bitewe n'uko mfite iyi titre. Ariko ngiye kuri njye si uko mbibona. Iyi titre uba uhawe ntabwo iguca ku bantu, ahubwo iba igomba kuguhuza nabo, uba inshuti yabo kurushaho, kuko muri ubu buzima dukeneye abantu. Mukeneye abantu. Sasa nyuma yo kuba Miss, nibyo nahoze nkubwira, hashobora kuba hari abavuze utara umukobwa yagiye muri high class, reka tumupoye, reka tumureke. Ariko akaba hari hasigaye noneho n'abandi basigaye bakwirukankaho cyane kubera ko ufite hiyo titre. Si biba? Birashoboka, bibaho. Byari byakubaho? Ntabwo birambaho. Ngo birakubaho. Kuba urubyiruko muri rusange, kuko no rushanwa ritegurwa n'urubyiruko rwo muri universite, ntago ari irushanwa rya universite by'umwihariko, tubivuge n'abantu babimenye. Itsinda ry'abanyeshuri ryishyize hamwe rifasha gutegura irushanwa nk'iri ngiri kugira ngo rigende neza. Ubona ari iki rimaze cyangwa se rishobora kumarira abanyeshuri iri rushanwa muri rusange? Muri rusange ubwo turi mu gisata cyawe. Mu gisata cyanjye nyirizina akamaro ka mbere, university kubasha kubona ese abana b'abakobwa dufite bashoboye iki, babashije iki, babasha guhagararira abandi ku ruhe rwego. Ino saa dutora Miss Rwanda kuko tuba dukeneye umukobwa uhagarariye abandi mu gihugu, abasha kuba yagera kuri ya miryango tw'abakobwa bese tutageraho byoroshye, aratuvuganira, niwe muvugizi wacu. No muri university aba banyeshuri babonye ko buri mukobwa wese atabasha gukomanga kuri rwa rugifuza kugeraho ngo atange ikibazo, abone ko ikintu cyakwiriye gukosoka, cyangwa buri mukobwa wese atashyira mu bikorwa ukuntu nk'uko abishaka. Bo bategurira irushanwa bavuga ati dufashe nibura aba bana b'abakobwa, niba dufite umuntu bahagarariye kuba approachinga ndi mugenzi wabo, kunya approachinga bakambwira ata ntibigenda neza dukeneye ko bikosoka, ni ikintu cyoroshye. Nanjye kuba naka approachinga abayobozi bankuriye nkababwira aha ntiturashaka ko bigenda gutya, biroroha. Urumva bifavoriza ibintu byinshi cyane cyane muri campus imbere. Ikindi kandi no opportunities baduhaye zo kubasha kugaragaza dushoboye iki muri societe, uretse kuba turi abakobwa muri university, niki kindi twabasha kumarira igihugu.
Okay, nk'umukobwa sasa ukiri muto ukiri mu myaka ishyushye niko bayita. Ndakeka ntabwo nibeshye cyangwa se mvuze nabi. Uri mu myaka ishyushye reka bivuga gutyo sibyo? Kuko uyu munsi ni ukuri kw'Imana sinkubeshye impamvu iyo myaka ariko bayita sibyo kuko wifuza gusohokera ahantu heza, wifuza kubaho ubuzima bwiza utaragera ku rwego bwarwo, siko biba bimeze. Ni imyaka ino generation nyine imyaka turimo uba usanga ihangayikishije benshi cyane. Rimwe na rimwe ariho bivamo abakobwa benshi ugasanga bari gushukwa n'abagabo, ugasanga rimwe na rimwe bavuyemo n'ibindi bindi. Ubona ari ikihe kibazo urubyiruko muri murungano kuva aho ngaho ufite kugeza ku myaka 25 ari ikihe kibazo bafite? Ikibazo dufite ni ukutanyurwa n'ibihari. Ikibazo cya kabiri ni ukwifuza ibya mirenge tutafitiye ubushobozi. Hari ukutanyurwa n'ibyo mfite biragenda n'ibyo bintu bibiri nkubwiye, ariko nyine mva hagomba kubanza kubaho kutanyurwa kuko iyo utanyuzwe nibwo wifuza. Nshobora kutanyurwa n'ibyo ntunze, n'ibyo ababyeyi bampa, n'ibyo mbasha kwiprovidingira ubwanjye, nkavuga ndifuza biriya, ariko urumva nabanjije kutanyurwa n'ibyanjye, nkahita mvuga ndifuza biriya. Ibyo bintu nifujije eske mfite ubushobozi ability ingana iki yo kuba nabasha kubigeraho? Kutanyurwa no kwifuza ibirengeje ubushobozi bwawe nicyo kibazo gihari. Icyo kibazo gihari. Umuntu wabaye nyampinga wacu ni umuntu uba ufite titire nziza kandi byanze bikunze ufite ibitekerezo bikomeye bishobora guhindura sosiyete nyarwanda, bishobora guhindura urubyiruko. Ubona ari igiki leta yacu cyangwa se ubona ari igiki nk'urubyiruko twakagombye gukora kugira ngo tubashe guhasoringa cyangwa se guhandoringa bafite iyo mitekerereze? Ikintu cya mbere ni tubanze tumenye ngo ese niki kirimo kiratuma dutekereza gutyo, kuko buri ugiye gukuraho ikibazo ntabwo uhita uvuga ngo ikibazo ni iki ngiki reka mpite ngikuraho, ahubwo ubanza kujya kureba impamvu igitera. Niba koko ari uko kutanyurwa, ari uko kwifuza ibintu byinshi utabasha kwiprovidingira, banza urebe ngo ni iki ndakorera abana b'abakobwa bya bintu bifuza, babanze babone ability yo kuba babasha kubikorera. Nubahereza opportunities zo gukorera ibyo bifuza, bizarangira babikoreye bajye babyiha barekeraho kwifuza, kuko ntabwo wakifuza ikintu ufite. Ntabwo bibaho. Ikintu cyonyine gikeneye nidutange opportunities umwana w'umukobwa ari ubashe gukoreramo icyo abasha kubona, kuko ntabwo namurenganya. Kwifuza bibaho, nta muntu utifuza, twese turi abantu, sibyo? wifuza iki? Nifuza ijuru. Njye ndifuza ijuru. Urabona uzarikorera ukaribona? Ijuru riraharanirwa. Ukora iki kugira ngo riharanire? Umvuri ari kuvuga ngo kubera iki ngo wambaye imyenda migufi ngo uzajya mu ijuru wambaye imyenda migufi? Mu ijuru nta tegeko muri Bibiliya nta nabusomye hajya azajyamo uwambaye miremire cyangwa imigufi. Ariko abarakore bo bemera yuko kwambara ugahisha amaguru yawe n'umutwe wawe ngo ari byo byiza. Abo ni abarokore. Kandi sindi umurokore. Abo ni abarokore kandi ni imyemerere y'idini, kandi ntabwo tujya dusuzugura imyemerere y'idini. Ariko ubona hari hatari imyemerere y'idini ishobora guhindura abantu babi? Byaterwa n'ukuntu umuntu imyemerera yumva. Buri ikibazo ntabwo kiba kiba ku myemerere cyangwa ku kintu ku gitekerezo runaka, ahubwo ikibazo kiba kiri mu mutwe w'ucyumvishije. Urabizi ko nshobora kuvuga ikintu cyiza wowe bitewe n'uko ucyumvishije kikaba kibi kikanakwafecta kandi cyari cyiza. Subizi ko bishoboka? Ndabizi birashoboka. Iyo myemerere siyo yica abantu, ahubwo imyumvire y'abantu niyo ibica mu mutwe igatuma banakora ibyo bintu bibi. Hari umuntu ujya ukunda kuvuga sibyo, n'umwarimu wigisha muri university ujya ukunda kuvuga uti iyo uteruye ikintu noneho cyo bita imyemberere n'imyumvire ukayikubita ku muntu utarigeze usoma utarigeze wiga ngo ubukoze igisasu kiremereye, uwo muntu mwakemeranya? Sha twakemeranya. Ushingiye ku Oya twakemeranya. Uzi impamvu se iyo wize ubasha kumenya ngo hari common sense abantu bagira mu busanzwe, hari n'umuntu beliefs ziwe agenderaho, ariko ku muntu utarize utabasha gutandukanya ibyo bintu bibiri. Atandukanye common sense n'ibintu umuntu yizera ku giti cye.
nshobora kuza nkambwira tuzi n'ibindi kujya mu ijuru tugurisha imitungo yose dufite hacu wambaye ubwo wowe ni iki nshobora kuzanga ko tugurisha ibi byose dufite twigire mu ijuru twigire mu ijuru reka dufate nka covid ikiza zo ukuntu abantu bariye amafaranga yabo bagakoresha ibintu byabo nabi ngo bagiye gupfa kuko icyorezo cyacu kigiye kubarangiza abantu bafite imyumvire mibi nibyo nyine nakubwiye mu myumvire niho bipfira zimwe mu mvugo zisigaye ziza ngira ngo afande wacu mwiza wacu Kabera zikagenda zigarukaho ngo nagikwe ngo twinywere ngo twigendere we nawe ugenda nawe ameze gutyo cyangwa nawe ugiye ubikora ngo n'ubundi nagikwe ngo twinywere usigaranye nka 5 gusa nabyo mukabinywera nabonye nabyo Kabera bivuga uti ibyo bintu ni ibiki oya uzi se hari umuntu ushobora kuvuga ngo twinywere afite cyangwa isuvuze ngo twinywere ufite ayo mafaranga yo kwinywera bitwaye ikibazo n'ubivuga ntayo afite uravuze ngo twinywere usigaranye 1000 ku mufuka uranywa iki mu by'ukuri uranywa iki abo nibo leta itabashaka abo nibidashaka ngo twinywere ufite ikintu kizima cyo kunywa niba ufite akamiliyoni kawe genda winywere kagufasha iki se shaka genda winywere ariko se usigaranye 1000 urashaka uravuga ufite 1000 uri kuvuga ngo twinywe uranywa iki mu by'ukuri kambwira uranywa iki amazi se ariko kabani M kawe twinywere genda winywere igashahira ikibazo usanga nabivuga ari ba hari umukobwa usohokana mwagera ahantu simwe no figura 3000 cyangwa 5 wowe kwa misingi 1000 wame siminof kandi ntatinye kwengeza gusa ko kantu wamukoresha abahungu rimwe mwamwiyemeye abahungu nibo wasanga nagusohokana sibyo wasanga nagusohokana je ngatumuho nibura mitsingi ahantu merutse kuyinywa ihenze reka mfata urugero rw'ahantu merutse kuyinywa ihenze ubura 1000 hoteli y'Kigali sinivuga izina yayo ubura 3000 ariko ugasanga umukobwa yatsinzaga n'ukuri ko Imana y'ibihumbi 6 kubera ikiba mwumva mushaka kujya hejuru y'abagabo cyane izo mvugo tubanze tusubire inyuma gato kugira ngo usubize imvugo tuvuze twinywere uzumva n'abahungu uzumva n'abakobwa ariko oya uzumva n'abandi abahungu uzumva n'abahungu kandi twasanze abantu benshi babivuga ari babandi basigaranye kakawani ke umukobwa niwe yiyakiye inzoga y'6,000 atigeze navuga ngo twinywere nyine we ntago umuntu anywa ibyo akunze umukobwa yashaka avuga ati ntago nanywa inzoga y'1000 ndanywa inzoga y'6,000 kuko nyine mfite icyonko nta nubwo yabivuze ngo twinywere kari cyo ikibazo wavuze ngo twinywere tujya kunywa wambwiye ngo tugende twinywere nagenda nakinywera ukanshyiraho amakosa ikosa uri kunshinga niri sinzagusohokana n'umuhungu uzagusohokana nzamugira inama yansohokanya urabimbwira nyine ubizi neza yo kumbwira uti tujye kwinywera ijambo uri mininzi tujye kwinywera ufite icyo tugiye kunywa akomisi mbumva uzashaka umugabo ukennye uw'Imana izampa niwe nzakira ubunye amasegonda umaze uri gutekereza kuri ako kantu nyine uw'Imana izampa niwe nzakira ari biguhaye se wabakira ukennye namwakira ni challenge ndikiraza kugafata namwakira kuko challenge ntago namwakira nayishyiramo ndabamba bariye koko reka nkubwize ukuri ndi kweditinga niko kantu ndibuze guhigamo mbabarira ariko se mwabonye amasegonda yabitekerejeho ko se burya umugabo ukennye ubundi nanjye sinashaka umugabo ukennye ugira ubyemere kubwo mburaye ese ubundi ni wowe umushaka cyangwa ni we ugushaka wabonye cya kibazo icyo kibazo kizanye muri iki kiganiro gute kubera iki se utamushaka
umuco w'iwacu nta mwari ufata iya mbere umuco wacu nta mwari ufata iya mbere cyane. iyo wamaze gushaka sibyo iyo wamaze gushaka abakobwa bo mu ikaritsiye iwanyu bavuga ngo iki wa mukobwa yarashatswe babivuga nabi uretse bakavuze gatoya yarashatswe oya bavuga ngo iki bivuga uko bavuga uriya mukobwa yashatse kangusubize muri karitsiye y'iwacu iyo umukobwa yakoze ubukwe sibyo babivuga mu makosa ngo ayo makosa abanza bavuge nta kibazo uhita bakosora baravuga ngo uriya mukobwa yashatse umugabo ayo ni amakosa ubwo nibavuga ntibakagombye kuvuga yararongowe uriya mukobwa yarashatswe ntabwo ari we washatse nese we ntabwo washaka oya ntabwo nashaka pe noneho yuwe shaka urirenja kabisa noneho nyamara nzabazanira ibintu bitwika ntabwo nashaka pe wumva se basi nushaka uzashaka wumva basi nushaka uzashaka nzashaka iki se kandi nzaba nashatswe nyine nawe uzashaka ninshakwa bizaba byabaye uteganya kuzashaka umugabo ryari rongeye ugarura cya kibazo ntabwo nteganya gushaka umugabo ndi bazanshaka urateganya kuzashaka wacarenjize mu biganiro ruwa mbere n'agace ubundi hariho tujya dutonga nangaho bita Jessica baramuzi iyo hashize n'iminsi atari gucanga ibibazo mba mfite stress za telefone hano mbega ngo urancarenjinga we umva urateganya kuzashaka none se ubwo ngubwo ko bajya bavuga umukobwa utari kwa mukobwa we kumaze kugira imyaka kutarashaka umugabo bazajya bavuga ngo ikigo n'ubu wa mukobwa we ko umaze kugeza imyaka ukaba utarashakwa ukaba utarongorwa ngo tuvire aho ugende gugu uravugira aho ngo ntabwo bari gutungaho kamera mu cyaro cy'iwanyu iyo umukobwa yashatse muvuga ngo iki yararonga cyangwa yarashingiwe ntabwo bavuga ngo wa mukobwa yashatse umugabo byose mwese gushaka umukobwa niwe ushaka ntundi umukobwa arashaka utankeneye nagutwara umukobwa aba yashatswe arenja ko yiteze nk'abamama n'umumama aha ako ana nyampinga wacu wambara amaherena abiri reba ukuntu yiteze nibutse ya mazina Sandrine ryo nafashe hari anu wamoko Sandrine wamoko bivuze iki wamoko izina ni moko bivuze rimwe nyiringara wa ibimeze nk'aho ari nk'indabo ababyeyi ba n'abanyarwanda ubundi papa wanjye ni umukongomani mama wanjye ni umunyarwandakazi n'inyama akoze utongeye inyama ntabwo inyama nzirya nicyo kibazo sinanazirya ni ukuri bagushyira ukaba urushete ntabwo nzirya niba utazirya ubwo nyine bakihorera none se ndagutumiye zaza rimwe mu rugo dusangira ubugari n'amafi na dodo ya anu ubu ngubu se akosundi ufite iyihe mpano kaba kancanze kweri umuntu nk'abancarenje inzu ufite iyihe mpano mfite impano yo kwandika poeme ubwo mu kinyarwanda tubyita ubusizi ariko nyimenye vuba ntabwo nari nisanganywe pe nizera ko ufite impano yo kwandika poeme no kuzivuga se wakandika ibintu utazi kuvuga ukoze cyane rata poeme ya mbere wanditse wayita ngo iki
nkubwiye ko iyo mpano uyimenye vuba ariko hariyo yatumye umenya ko yize ntabwo mbyibuka ntabwo nibuka uko yanditse mu cyongereza wavuze mu kinyarwanda nayanditse mu cyongereza mbabarira ushaka 30 basi kurikiranye mu buryo bwa poem oya ndayisobanura nyivuga poeme ngewe nzivuga iyo nzifite ndikuze ntiwambwiye n'uburyo ntiwambaje uburyo nayimenye ngewe poeme uburyo nasanze nzi kubikora n'umuntu wambwiye ngo ko ufite impano y'ubusizi yabonye ibintu nanditse abisomye arambwira uri umusizi ndambwira oya ngo kumba na so ufite impano ntabyo narinze urantunguye hari poem niburi muzi hari yuzi hari iyo nzi ariko nayize mu mutwe so poeme zo mu gitabo cya Song of Rowino harimo iyitwa My Husband Tongue is Biter imikaraga 10 twagiye ntabwo nyizi mu mutwe narayisomye ko sinyizi mu mutwe ntabwo nayifashe nukuri ntabwo nayifashe ntabwo nayifashe Miss kwa mutinze ese ni minota 20 bwashire namvugira umuvugo none yego ko mugo Mr. Good kaji umuvugo gatoya cyane ntera imito ntabwo nyizi mu mutwe sinabwo ko imana nyimenye vuba bambwiye ko nyifite vuba ko ni ukuvanga imana ayimenye vuba atunye mvugishwa bane uri kumva none se iyi mpano se nawe urateganya kuzayibyaza umusaruro oya nzambikora just nka leisure yanjye waretse ubutaha ikiganiro tuzakorana tukazaza wanegura imikaraga 5 mu rurimi rw'icyongereza ndabikwemereye for sure ndabikwemereye muri kiriya cyumweru kandi sininde cyane zagabaga ndabura akuragira ngo abasizi banyirukane muri ntabwo kariyeri bakwirukana nemerutse no gutumira n'umwe mu bana b'abahanga b'abasizi uri kumva abizi cyane confiance zongera mutumira ariko yego confiance angaha n'umusizi umukobwa ni mwiza ko jamani igihugu cyabyaye neza Jessica uyu mukobwa amwita Jessica yitangwa ni Jessica Nikimagana ntabwo ariko niyita Nikimana yandemye gutya no uri imana ntabwo ariko niyita Nikimana yanditse we ni umwe mu bakobwa mu myidagaduro basa nkaho bagezweho yasingezweho ntabwo bisa ndagezweho ndacyanakunzwe nzahora nanakunzwe njye namaze mukanya dufitanye ikiganiro mukanya turakorana ikiganiro uri hano nkunda n'abantu sibyo ni ukuvuga ngo Miss muhimbira umuvugo Sandrine uretse Jessica mu mera munota umwe ariko ujya muri kamera jya asa neza arasa neza gende gusa nabi byatari mbabazi mwina oya buretse nyine jya muri kamera reka vuga umuvugo muceceke mvuga umuvugo akujya muri kamera Miss mwiza utagira ukwasa umukobwa w'amaguru meza n'ibibero byiza wambara akaberwa muri byose uvuga neza agaseka neza uwo ni Miss mwiza wa Isaina wabwiraga buretse uri kuca bwijambo ndacyavuga ngani burafata kuri no ntebe none banza jya muri footage fata kuri no ntebe ushire mu mutwe wawe ukuntu basoza ariko se kiza mu mutwe gute ko nta kibazo mfite nta ninere umva mbabwira okay uyu mukobwa niwe ndi gukorera umuvugo Miss mwiza utagira ukwasa ufite ibibero byiza n'amaguru meza wambara akaberwa ufite inseko nziza utagira ukwasa okay uwo yari Miss mwiza nababwiraga yari umusizi usiga bagasigara basiganuza Jessica Nikimagana 250 twikukunzwe muri byose I love you forever and ever Jessica ya Miss ijambo ry'ibanga muceceke mubwire ijambo ry'ibanga muceceke mubwire ijambo ry'ibanga ujya wiyubaha uretse mvuga n'irindi ry'ibanga buhoro we gusakuza buhoro komereza ubu umukobwa w'umutima oya mwongorere nibanga ubwo nyine ntabwo wabyumvishe sibyo ya umwe mu bantu bashobora kuba batuma umuntu ashobora kwishima agaseka ko ngeyo ndi mu kiganiro mikoro bayinyatse kandi ari njye umunyamakuru ya Sandrine ni ukuri ibitekerezo byawe hari ubundi buryo anabyumvishemo
ewana birakaze birakakaye ariko birengetse kwengura bizi ego kwengura bizi se waho rero nabyo kwera ko umwana w'imyaka 19 erega 23 twarize akuzi kuri twize neza twize neza ntabwo twabizira ntabwo wazira kwiga neza ongeraho ngo twize neza okay Sandrine uyu munsi social media nawe uzi ahantu iri buze kurangirira sibyo papa washobora kuza kubona nk'agashoti video kawe cyangwa se akaza kureba n'ikiganiro cyawe cyangwa se mama ukajya kubona nabibonye cyangwa se umuvandimwe ukajya kubona nabibonye general message message ya mbere nabaha ndabashimira n'abantu bamba hafi cyane mu bintu byose nkora niyo nakoze ikosa papa wanjye mbona ariwe muntu nsigarana mwikosa nakoze aba hari ku bwanjye kandi ari ikosa ashyigikira amakosa yawe oya ntago yashyigikira ariko buriya iyo wamaje kumenya ko ikosa ribaho ukabuza ubwenge ukabuza ko ikosa ribaho kandi riranakosorwa niyo mpamvu utariremereza ngo uryumve ko ari ikintu kirenze rirahanirwa ariko rikanakosorwa niyo mpamvu papa wanjye no mu makosa yanjye aba hari ku bwanjye ndamushimiye nshimiye n'umuryango wanjye muri rusange inshuti zanjye zimba hafi mu buzima bwa buri munsi bangira inama bampa ibitekerezo baransapotinga cyane message ya mbere ni ukubashimira nanabizeza ko icyizere bangiriye ntazigera ngipfusha ubusa urakoze cyane nanjye ndagushimiye kabisa nakugira icyizere mu majwi wabonye ryanjye ryarererimo mwibutsa yuko kino kiganiro mwagikoranye ku bufatanye na Iris Rwanda ndetse na Keti TV by'umwihariko kuri Ranger Ryan TV kora subscribe share like na comments maze dukomeze turyoherwe n'ibiganiro tukugeza kugira ngo uzajye ubasha kubibona tanu kwa tanu urakoze cyane wifuza gukorana natwe imiryango irafunguye